babonye ukuntu itoranya iraza ikaza itera ikorasi ikaba yinjiye kwa bajire ikaza ikarebamo kabucura ikabira kabwiye ngo kujya ikaza mu basitari bose ukajya kumva umuntu witwa Briane ati ngewe ngiye kubatizwa. Haleluya haleluya, kugira ngo naho hazavuke muzababwira ati cyakora nagiye mu ndebe. Ikaza mu basirikare b'amapeti menshi kazi kavuga ati yo kera narakizwa najyaga ndeba umukobwa yarancaga imbere gwego niba bagende gutya nyine noneho narangiza ngahita menye nguruka nkareba nkaba ndari nareba nkongera nkagenda ngahura n'abandi mu byaha bya mbere nasabye Imana ngwize kubinkiza. Inshuti y'Imana, n'ukuri kw'Imana kwari ugukebuka ngo ndeba amatayi. Noneho uwa munsi noneho haleluya, reka ndamabwire kunesherezwa no gutsindishirizwa. Haleluya. Noneho maze gukizwa ngenda mu mujyi, ariko ngenda avuga ati Uwiteka we undinde gukebuka mu izina rya Yesu, undinde gukebuka mu izina. Noneho ndagije ndimo kugenda gutya mpura n'ibyo kotsi nka bitatu. Rero hari abantu Imana yanaremye neza rero. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Noneho ndavuga n'ubuhamya akantu gato simbatindira kugira ngo byose bigende neza. Dusome mu Barome 8. Duhere ku murongo wa 35. Romains 8 35e verset. Haravuga ngo kugira ngo twahageze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanije n'intama zimbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Ngo kuko menye neza yuko, kuri 38, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Urukundo rw'Imana rurakomeye. Amen. Niri jambo numvise nabasuhuzamo. Batwakiriye neza, mwakoze kubwikaze mwaduhaye, kandi nahise menya yuko hari n'ijambo muri bumpe. Yego, mwakoze. Rero urukundo rw'Imana, Imana yadukunze kera, ni kwijambo ry'Imana rivuga, tutarayimenya, tutaranabaho. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana tugahera mu isezerano rya kera, tubona ukuntu Imana yaducunguye muri Kristo Yesu. Twe muri iki gihe turimo, turi ku ngoma ya Kristo. Abatubanjirije babireberaga kure, ba Yesaya barabihanura, n'abandi babona kuvuka kwe, kuzaza kwe, kandi babibonamo umugisha ukomeye. Rero abatubanjirije mu isezerano rya kera bo bari bafite ubundi buryo babonamo Imana, babanyemo n'Imana, bezwa, batunganywa, ariko kandi byari bigoye. Ibitambo murabizi cyane. Amen. Ariko Yesu aje arabirangiza, aba umutambyi, aba igitambo, aba byose. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kindi twirata uretse umusaraba wa Kristo, nta kindi twavuga uretse kurata Yesu Kristo waducunguye.
kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yesu aradupfiriye kugira ngo tubashe kubaho, araducungura, aratuhashota. Imana ishimwe cyane. Twaracunguwe, twarababariwe. Ndibuka umugaragu Pawulo, umugaragu w'Imana dusoma hano muri Bibiliya, yari afite igishakwe, kajya ahora asenga Imana ngo ikimukureho, ariko aza guhabwa ijambo rikomeye ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Kandi koko natwe nuko turanyuzwe, ubuntu bw'Imana buraduhagije. Kandi igenda idukorera byinshi byiza, itwiyereka, idufasha. Nta kindi numva navuga, nta n'ubundi butumwa tuzanye uretse kuvuga ubwa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo wabambwe, niko Pawulo yabwiye ubwoko bw'Imana ati nta kindi naje kuvuga, nta wundi navuga, nta kindi uretse Yesu Kristo wabambwe. Imana ishimwe cyane. Kuko yaramaze kubona ko ari abandi bamugoreka, ari abandi bavuga ibindi bitari byo, ariko aravuga ati nta kindi cyanzanye uretse kuvuga Yesu Kristo kandi wabambwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashimira Imana, nkunda Yesu uburyo budasanzwe. Reka mfungureho gato ku buhamya bwanjye. Yego, Imana yampamagaye ndi muto. Buriya umuntu ari mu myaka 18 yenda kuba 19, biba biryoshye, bishyushye, nyine wumva ufite imbaraga, wumva ari ubundi buzima, isi gukurura cyane. Icyo gihe nicyo nakirijwemo, bitangira nk'uko abageni, ndumva ari umugeni wabivuze, burakizwa, nyine ntibaba babyumva. Imana ihamagaye umuntu, ni uba wahamagawe nyine. Abandi muri kumwe bashobora kutabyumva, kutabiha agaciro, kutamenya ibyo ari byo. Nuko nyine buriya icyo umuntu adafite ntacyo afite, umuntu atanga icyo afite. Nuko ndahamagarwa kuri iyo myaka, menya Imana, banci intege. Abo twari kumwe bati tuguhaye amezi 2, tuguhaye umwaka, gutyo gutyo. Intambara nyinshi, dufite ubutunzi bukomeye cyane. Niyo mpamvu umwanzi ahora turwanya, ntabura hanyura kugira ngo aguce intege, akubuze gukomeza urugendo. Ariko Imana ibana nanjye, nkuko namwe yagiye ibana namwe ikabafasha. Uko umugeni yabivuze niko biri, amajwi aba hari menshi. Imana ibana nanjye, ndakizwa, ndakomeza. Ngera rero no mu cyiciro ntekereza urugo, hajya mbwira Imana nti Mana we ndatinya rwose. Ntari kubwo nageze mu nzu yawe nsenga ngufitiye icyizere, ibyo uzampa nzishima, nzakira ibyo, ntari ko uzampa umuntu usenga ukijijwe. Imana sinabona ukuntu nyibashimira pe, ntabwo nabona amagambo, sinabona uko ndayatondekanya nyarinya kugira ngo ibashe kumvikana neza. Ako ndashima Imana cyane, yambereye umubyeyi, ireba ibyifuzo byacu, ireba iby'imitima yacu ikeneye, yifuza, ikaduha ibikwiriye. Imana yarakoze, yaranyubakiye, dufitanye abana 5, abanyuma n'impanga, dufite n'impanga. Imana ishimwe cyane. N'urugendo rurerure dukoranye n'umutware, n'urugendo rurerure cyane none rushijeho dukoranye n'Imana na Yesu n'umugabo mwiza. Amen. Ntimugire ubwoba, haleluya. Muhumure n'ukuri, Yesu yaranesheje. Muhumure, muhumure. Imana ni nziza cyane, kandi nta kindi. Ari umuririmbyi nkunda cyane akunda kuvuga ngo yaturemeye, cyangwa ni waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Ubuzima buhimbaza, buramya Imana, bunezererwa Imana, birahagije, n'ibindi bitabyikora. Amen. Iyo mvuga Imana mukayivuga n'undi mwumva birushijeho kuryoha cyane. Wenda nta gishya turiho turavuga, ariko iyo tubivuga tubisubiramo birushaho kuryoha kandi bikagira imbaraga. Amen. Imana ni nziza, Imana ni nziza, sinabona uko mbivuga. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Imana ni byose. Ijambo ry'Imana ni cure yuzuye, riri très efficace. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Hari igihe nkasoma ijambo ry'Imana cyangwa nkagera mu gihe nkumva mfite confusion, bijya bibabaho, ariko buri gihe ndavuga Mana ndakwizera, ndakwiringira, nzi yuko ubitunganya. Wenda sindiho ndabona neza, ariko nzi yuko ubigenza neza, ubitunganya, kuko nkwiringiye. Kandi n'ukuri namwe murabizi Imana ni nziza. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ngira ngo narekeraho.
ngira ngo narekeraho sindondogore. Mukozi w'Imana abona umwanya uhagije wo kubaganiriza. Amen. Kadusenge. Urakoze Mana, turagushimiye kuko uvuga ntibidukoze isoni. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe n'umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakomera. Izina ryawe rirahambaye, izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni iry'igiciro. Turagushimiye Mana muri Kristo Yesu. Yesu warakoze kudukunda, Yesu warakoze kuducungura, Yesu warakoze kutubabarira. Turakunezerewe n'izina ryawe ryiza ritumye duhagarikwa hano hantu. Ni kubw'ubuntu watugiriye Mwami, twahawe agaciro ko kuza kuvuga ibyawe, kandi ni ukuri birashimishije. Muri mbye aravuga ngo ni utaba ngo eloquent, ngo hamya neza gusa ko Yesu agira neza kandi akiza. Ndagushimiye Mana, urakiza, uri byose, uri umucyo umurika mu isi, umwijima ugahunga. Haleluya, imitima kirakunezerewe. Waraje Kristo, ubugingo bwacu burazuka, tuvirwa n'umucyo, turakumenya, turakizwa, duhabwa imigisha. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo imigisha yose yo mu bumana twayiherewe muri Kristo Yesu. Turagushimiye Mana, warakoze kutwiyereka, warakoze kudutoranya, warakoze kutugira ubwoko bukomeye, ishyanga ryera, abatambyi b'Imana. Cyubahiro kibi cyawe Imana yacu, ishimwe ishirwe hejuru. Urakoze Uwiteka, mugaragu wawe mukoreshe, Mwuka wera atambagire muri iteraniro mu izina rikomeye rya Yesu. Ijambo ryawe ntitwarisengera, narasomye neza nsoma ngo ryaravugutiwe 7 rirera. Turasenze kugira ngo ubugingo bwacu bugirwe neza nawe. Mwuka wera ganze, Mwami wanjye, uyu mwanya tugutaramiye utubere uw'igiciro, wongere ukore n'ibindi. Hari abatubanjirije bagushimye, birabananira kuvuga imirimo y'amaboko yawe, natwe bijye bitunanira kuhezuma mu mwanya muto tuba duhawe, ntibyoroshe. Ariko Mwami wakoze ibikomeye byinshi, natwe turanezerewe. Umugisha mushumba w'iri torero, umugisha abakristo, umugisha Mwami buri wese witeguye kwakira ijambo ryawe. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye Mana gukora ibirenze ibyo tugusabye, mu izina rikomeye rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Ntizizashira we, dore Yerusalemu ngiyawe, wamwamaje kutujyana we. Mwisi ntambara ntizizashira we, Yerusalemu ngiyawe, wamwamaje kutujyana. Rero ku rusengero ahantu nsengera, iyo ngiye kwigisha mbwira abacuranzi bakajyaho hano, kugira ngo ninumva kaje nukwenyegeza nawe niwumvijwe wenyegeza ukorangiza ibintu bigende. Amen. Rero ntiwongere kwicara cyangwa ufata intebe uyishyiraho hafi. Nimvuga nkakaba ndakaririmbye uhita ushyiraho, kandi nibitanaza nabwo wicaraho, kuko niyo mpano yawe. Rero mbanje gushima umushumba w'iri torero, mumumpera amashyi. Jewe ndi umubwiriza butumwa, ndavuga nkagira iki nkigendera. Ariko we ni umubyeyi. Noneho ikintu kintera guhora buri munsi musabira umugisha, n'abari hanze babyumve, nabo mu yandi madini nabo babyumve, n'abandi matorero nabo babyumve, n'umuntu uha freedom ivuga butumwa.
mbese si umuyobozi upfuye ibinyita. Ibinyita murabizi yemwe? Ibinyita abantu batabizi bamanike ibiganza. Abantu batazi ibinyita mwikore rwose mumanike ibiganza. Ayiwe, ibinyita ni parti yo hepfo ya kigabo ituma umugabo ashobora kugira iki? Kubyara. Nibyo bita iki? Ibinyita. Mose rero Imana yaramubwiye ati Mose we, haleluya haleluya haleluya, ntuzimike umutambyi upfuye ibinyita. Haleluya. Ntuzimike umutambyi upfuye ibinyita, kuko ntazabyara. Kandi njyewe icyo nshaka sifuza Bwana nukugira ngo mbese nukugira ngo mbyare. Haleluya haleluya. Umutambyi akwiriye kubabyara, yagera mu basitari akabyara. Haleluya haleluya. Yagera mu bakene akabyara, yagera mu banyapolitiki akabyara, yagera mu bapfakazi akabyara, yagera mu rubyiruko akabyara. Ngiki kintu nkundira mushumba Mignone. Reka nze mbabwira kandi kantu nk'abantu mwe mumufata amaboko. Nagiye ahantu ntabwo muvuga kuko ubwe nawe arivuga, kandi si ukwihamya, ntiyihamya. Oya, ibikorwa bye ugenda ubitsitaraho. Ntabwo ndimo ndamuvuga kuko yampaye agatuti, reka da, kuko nanjye ntiwampamagara Imana itakundeherejeho. Ndakurahiye nukuri kw'Imana, ntiwampamagara Imana itakundeherejeho, ntiwampamagara sinaza. Suko turabibona. Oya, ariko ndashaka kubabwira, nagiye mu gitero imirimo ya potre, ujya no mu kiriyo ukayisangayo. Nagiye mu kiriyo cya Pastor Theogene, sanga y'izina rye mbese rigenda rikabakaba mu bibazo, rikakabakaba mu mitima y'abashenjaguwe, rigenda ryirukanka. Kandi ntiturimo kumuvuga ngo azibone. Hoya, nawe yarakubititse, ni umukozi w'Imana wahamagawe. Njyewe ubu ndaje mvuge niruke, ariko we nawazi babandi nakomerekeje nabo nomaya, nabo nahamije, n'abakubiswe, n'abandi barimo kuvuga ngo mbese dukora iki? Aze azane ya mavuta yajya asiga hariya, asige 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 asige. Ikindi mbabwira, iyo mbabwiriza murankunda, ndabireba, namwe muba mwankunze, mwese muba mumeze. Harimo n'abo tuziranye batari bazi yuko wenda tugeze mu rusengero tugira urusaku nkuru nguru n'amagambo nk'aya, ariko nabo mba mbona babaye batya. Noneho murabona uru rukundo mu nkunda, iyo aza kuba atari we yari kumpamagara se ngo nze, yari guhita avuga ngo aha, ngo uriya muhungu ngo araje ngo ntwara abakristo
ngwehe mbese agapfukamye mbese akankubitaho sparadra kumunwa muyikorere izabahemba. Haleluya, muyikorere izabahemba. Muyikorere izabahemba. Abandi muzamubwira batubarize. Mbese ni iki gituma ubu muzakore ubushakashatsi? Ubu hari amadini ariho, kaba afite pasiteri uyu nguyu ari Remera, uyu nguyu ari Kicukiro, uyu nguyu ari mu Ruhengeri, ariko shefu agahita avuga ngo ntawe kuva mu Ruhengeri ngo ajye gusura uwo ku Kicukiro. Nta n'uwo ku Kicukiro afite uburenganzira bwo kujya gusura. Muzamubwira Apotre kuko afite izina rigera kuri abo bantu, azaba tubarize uwo mwuka ubatera gukora ibyo uvahe koko. Ko nabonye mu matangazo yanyu hano muvuga ngo ku cyuma gitazi ikindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwo mwuka ubabwira ngo Mutezintare ntabasure, uwo mwuka uvuga Bernard ngo ntaze kubasura, uwo mwuka uvuga ngo uyu nguyu arantwara abakristo, uvahe. Muzabambarize uwo mwuka uvahe. Hari umugabo witwa Pasiteri wakuyoba Cambridge yagiraga abakristo arangije arababwira ngo umva ngo mw'abakristo nzababwira ijambo ry'Imana mbasengere, nimugira icyo mumburana muzagenda ahandi. Ariko uyu muntu wanyu atanga umudendeza, akazana Mutezintare, akazana pasiteri uvuye muri Nigeria, akazana nabonye Antoine Rutayisire hano akabazana. Mbese ntahora avuga ngo ni njyewe ugomba gukomeza kuba ku gatuti gusa. Hari abandi rero nabo bavuga ati njyewe nijye uzahaba, mbe mama, mbe na papa, mbe umuhanuzi, mbe uwerekwa, mbe umubwirizabutumwa, mbe byose. Ariko Bibiliya iravuga ngo bamwe yabahaye, abandi yabahaye, abandi yabahaye, abandi yabahaye, kugira ngo ibyo byose kugira ngo ribitorera. Rero umufite umushumba utarapfuye ibinyita, munenge ntimugire ngo ibi bintu mbabwira ntabwo byanditse, muze kureba mu Barewi. Munenge z'abatambyi gupfa ibinyita birimo, harimo n'abandi, harimo n'irindi jambo rivuga ngo umuntu waremaye amaboko ntazabe iki. Mwumvise ukuntu imfubyi zagize umugisha? Wumvise uyu muntu washimye ukuntu niba ataranakijijwe yakirijwe kiriya. Rero turamushimiye. Kandi nibe utarunamuzi ukaba utaruzi n'imbaraga ze, ni ukuri kw'Imana ari mu byangombwa byuzuye bikenewe abayobozi bo gukorera Imana muri iki gihe. Nimumufata amaboko, nimumukomeze,
ntazahora bahibye gusa, ahubwo azazana n'ibindi nabyo mugira iki mubibone, ni mumukomeze. Yesu abahe umugisha. Nashakaga kumushimira byibanze kugira ngo mumenye uwo mugendana nawe nanataka rimwe agataka, nyabuneka ntimuzaba bo kumujugunyira iki amacumu namwe, ahubwo muzaba bo kugira iki kumusegura. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ariko ndashaka kukubwira yuko twaremwe muri matiyeri idapfa ngo ishire. Niyo mpamvu ukwiriye no kwemera yuko umuriro uzabaho. Twaremwe muri matiyeri idapfa ngo ishire. Ariko ntimujya mubona ba bantu baraguza, murumva mwabonye abantu baraguza akajya guhamagara se, kandi se yaragize iki, ariko akamuhamagara se akaza. Nukubera ko twaremwe muri matiyeri itagira iki. Ariko Bibiliya yavuze ngo Imana yaremye umwe kugira ngo akomokweho nanjye. Pawulo nawe aravuga ngo abo yamenye kera isi itararema yaragize iki, yarabahamagaye. Ntucike intege kuko iwanyu bakurwanya, ntucike intege kuko iwanyu batabyumva, ntucike intege kuko iwanyu batabyemera, ntucike intege kuko inshuti zawe zitabyemera. Haleluya, haleluya. Ntibiguce intege, ahubwo nuko watoranijwe sha. Mwabonye ukuntu itoranya iraza ikaza itera ikorasi ikaba yinjiye kwa bajire, ikaza ikarebamo kabucura ikabira kabwiye ngo kujya. Ikaba yinjiye kwa Pasiteri Bernard, nukuri kw'Imana ikireberamo akana k'agakobwa kakabwira ati se. Ikabigiye mu bapolisi ikarebamo kabibonyamo w'inkwago zati kamuwe. Haleluya. Ikabigiye mu basaza bo kwa Sekimondo hariya hafi cyangwa kwa Serufiki, ikaza nayo ikareba ikabiravuze ati we kujya ja. Kandi yarangiza sha ikamubwira ngo ririmba kagakorasi kavuga ngo wabatinyutse ibyago byose naza kuri iki umwami cyamurekesha iyo migambi. Ikaza mu basitari bose, ukajya kumva umuntu witwa Briane ati ngewe ngiye kubatizwa. Haleluya, haleluya. Kugira ngo naho hazavuke muzababwira ati cyakora nagiye mu ndebe. Ikaza mu basirikare b'amapeti menshi. Kazi kavuga ati ndaje ngukiranyesha ambara amapati turabe. Ikabimunoboyemo ari general, kamubwira ati nubwo bakubuza kuzajya ubivuga cyane, ariko sha ugenda uvuga, ugenda uyavugira mu mutima. Genda uyavugira mu mutima. Ikabimunoboyemo. Ikaza mu ndaya za zindi zo ku muhanda nshuti zanjye, kabiramubwiye ati hey tiwambonye abagabo 300 cyane ntabwo urahaga. Ngeze aba ngaho
ngo ngwino kujya hapa. Haleluya, haleluya. Narayisengeye imwe, narindi muri Niba Kacyiru, tubwiriza ubutumwa nige wari wabwirije. Mbona imwe irahagurutse ivuye hariya kuri Kadirake, ati hagarara wa mugabo. Ndavuga ati none hindaye igiye guhagarara ku ruhimbi mwakagira Imana. Ati naraye ku muhanda nta mugabo nabonye, none guhera uyu munsi ndabirambiwe nje gukizwa. Avuga ubwo buhamya turi muri Niba biteye ubwoba. Abantu bose baravuga, aravuga ngo yakesheje ijoro ryose nta kintu yageze kijayo. Uriya mwuga nawe urahura kabya. Ati none ndaje ngo munsengere, tuba turamusengesha. Niba Imana yararebye ikabona ntazakomera, akiva mu rusengero ageze ku muhanda, umumotari sinzi yo yahubutse turi kumwe nawe aho ngaho, umumotari moto iramutwara, araza mukubita ihembe ryahangaha. Indayi birakize iki, ibiraritashe nka wa mujura, ariko abo yamenye kera. Haleluya, haleluya. Yarabatoranije, yabakubitiye krende yewe kujya. Haleluya, haleluya. Ibaha kumenya ibyo abandi batumva, ibaha kureba ibyo abandi batareba, ibaha kunyurwa bitandukanye. None umuntu wamusize mu buraya harimo kukubwira ngo ushidikanye ngo kubyo wizeye. Hayegwa sike. Umugabo umwe wigeze kumpamagara narindi mu ruhengeri, arambwira ngo icyo kibibiriya nzagica, hari akazi narindimo. Ndamubwira mera nka kwa kundi Paulo yavuze, ndamubwira tumva, niba ari igihugu nundusha kugikunda genda, nta nubwo undusha kwirinda, ntabwo nubwo ndusha ako kazi nabagamo njyewe sinashobora kuvuga ngo ndarwaye ngo ntege. Muzi ko namaze imyaka ibiri ntabona iwacu, ndi mu ntambara y'abacengezi. None arangije arambwira ngo icyo kibibiriya ngo yagica. Ndamubwira ntacyo kigutwaye, iki ngiki nicyo kirimo kundinda. Ndamutse ngishyize hanze ukanserereza gutya, naguhindukirana ukabona uwo ndi we sha. Iki kiratujajanga, iki kiduca intege, iki gituma turengana. Iyi irakwica ikaguca intege. Nanjye ndi umusore n'ukuri kw'Imana, hari igihe niyumvamo nkumva ndi umusore, kandi Imana yarankijije. Imaze kunkiza irambwira, mpura n'umuhanuzi arambwira ati yewe wa musore we, ati kuva ukiriho muri iyi ntambara nta sasuriza gukora ku mubiri. Arongera arambwira ngo kandi ikindi cya kabiri ngiye kukubwira, no muri ubu buzima uzabaho neza. Rero nimumbabarire, mumbabarire, nimushikamishe ibirenge byanyu. Haleluya, haleluya. Bizabata n'ukuri kw'Imana, ntabwo yabahemukira. Murimo kuntera kuvuga ibintu numva ntavuga, reka mbiceceke. Ariko yarabatoranije sha, n'ukuri kw'Imana yaragutoranije, iguha kumenya. Ariko muzi, reba ibi byishimo mufite,
muzi ko hari abantu twazanamo hano bicayemo hano twaba tuvuga ibi ngibi bakumva basesemwe bashize, kandi turavuga gukiranuka, turavuga kujya mu ijuru, turavuga kurinda abantu, turavuga kubaka ibyiza, turavuga kurema imitima y'abantu. Gukizwa bimwaye ubu se, haleluya. Ntabwo twambara se, ntabwo turi beza madahaguruka za haleluya, haleluya. Hamuoni, hamuoni, haleluya, haleluya. Imana, haleluya. Igihe kimwe reka nze nkubwire, nabuze imodoka yo kugendamo. Bivuge se, kandi ndi mu giterane mu Gatenga, haje kwigisha umuntu witwa Pastor Kayitare. Amaze kwigisha numva ndahamishwe, kandi nawe nuhamwa uyu munsi, ni wumva wumvire urebe ibitangaza Imana igiye gukora. Ndakwinginze ni wumva wumvire. Ko nimureke ngiceceke, nzabivuga ikindi gihe inzira zabonetse. Abo yamenye cyara we, haleluya. Imewahitaji, haleluya. Yarabahamagaye, imaze kubahamagarira aza ngo irabatsindira. Yo, kera narakizwa najyaga ndeba umukobwa yarancaga imbere, gwego niba bagende gutya nyine noneho narangiza ngahita menye nguruka nkareba nkaba ndariye, nareba nkongera nkagenda ngahura n'abandi mu byaha bya mbere. Nasabye Imana ngo ize kubinkiza. Inshuti y'Imana, ni ukuri kw'Imana kwari ugukebuka ngo ndeba amatayi. Noneho uwa munsi noneho, haleluya, reka ndamubwire kunesherezwa no gutsindishirizwa, haleluya. Noneho maze gukizwa ngenda mu mujyi, ariko ngenda avuga ati Uwiteka we, undinde gukebuka mu izina rya Yesu, undinde gukebuka mu izina. Noneho ndagije ndimo kugenda gutya, mpura n'ibyokotsi nka bitatu. Rero hari abantu Imana yanaremye neza. Rero none ariko hari umuntu wari wambwiye ngo niwumva byongeye kuza guhita uvuga ngo taka sitani kwa jina la Yesu, haleluya.
murakabyara abantu bo muri hano hantu. Haleluya, haleluya, nimunterere haleluya, haleluya, nimunterere haleluya. Tuzi umutima, tuzi umutima, ubutsinzi bw'Imana buraharisha. Napfuye kuvuga ngo toka shetani kwa jina la Yesu. Imitekerereze yose mpita numva igiye kwa Yesu. Sinongeye kwibuka ko nahuye naba noneho nza kongera maze gukizwa. Ndavuga ati noneho kumpaye agakiza kandi nkaba nshoreye imizi muri wowe koko umwami wanjye. Ubu koko iwacu rero ni mu itorero rya Deepening. Kandi noneho ndavuga ati se kongewe buri munsi nirirwa ngenda mu itorero ry'iwacu, simbonemo nyampinga, simbone ukuntu bimeze, uzabigenza uti? Kandi ubwo Berna buriya nari naratembereye intara, za ntara zari zikiri uretse intara imwe niyo ntari bwakageremo, prefegitura. Bayita prefegitura, bazitaga prefegitura. Ndavuga ati se mana koko iki cyo uzakica, uzagishobora? Noneho numva Imana ivugiye mu mutima wanjye, ntambwira atari ku Mutezintare we, uzi uwawizeye, uramuzi we. Haleluya, haleluya. Urazi yuko ari data wa twese, urazi yuko ari umuremyi w'ibintu byose, urazi yuko n'abamisi ni we ubagira iki? Turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abatware. papa ni utwara abatware, Abakobwa arabategeka, papa ni utwara batwara abatware, n'amafaranga arayatunze, papa ni utwara batwara n'imyenda arayitanga, papa ni utwara abatware. turabana bandewe, Turabana b'Imana, turabana isumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abatware. Papa ni utwara abatware. harambwira ati Mutezintare, kacini nubwo wakunda umwana wa perezida wa repubulika kabona bikwiriye, memetala, haleluya, nzamubumba sha, haleluya, nzamubumba ariko unkorere, nzamubumba unkorere, nzamurema umunkorere. Ni data wa twese mwabagabo, turabana be. Nukuri kw'Imana uko yakuremye izi uko ukunda, mbese izi na mode de vie ukunda, izi ni ngwino hano sha, ngwino hano sha. Haleluya, haleluya. Asante sana, noziyamo. Sheke tutasiya meni. Imana iguha umugisha cyane. Nduri nguru urugero nibi yakoreye uyu nguyu, ikaba ibimuhereye hano muri Women Foundation, wowe ni iki kizatuma itabiguha? Hey! Ni iki kizatuma itabiguha? Ntirobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose humura, yikorere. Welcome, itaba umuhamagaro gusa, itaba umuhamagaro
kandi niba utanafite n'amafaranga, igiceri cyawe gisha kimwe n'ubuyede, irabatsindishiriza abo yahamagaye, ikabatoranya mu magana y'abenshi y'abanyabyaha, ikagutoranya ukumvira kuzanye no mu rusengero, iguhaye kumva ijambo, urarikunze, urarisobanukiwe, izakuneshereza, si isagutsindishe. No, ariko we hari ibintu nanze kuvuga, ariko nimubanze mureke icyo nzi, turi kumwe, ariko irabatsindishiriza. Yatsindishirije Daniel shaho, bamujugunya mu rw'intare. Imana irangije ihita iravuga toke, Daniel mwana wanjye, ubwo wanze kuramya ikigirwamana, ndakubanzirizayo. Barangije ngo barahindura umunsi wa kabiri, baravuga ngo twakoresheje style itariyo, ahubwo uyu munsi turakoresha iki? Umuriro. Nabwo barangije, umugabo w'intwari nguwo sha ajya saruka ngo araza ahita ajagajaga wa muriro, aragenda yicaramo. Amaze kwicaramo, ihita ikubita yerekwa umwami. Ariko muzi yuko Daniel n'abariya bagenzi be batigeze babona uriya muntu wa gatatu? Murabizi? Muzi ko ari umwami yamubonye kugira ngo imutore gagakoca. Izabumvisha ceceka. Haleluya, haleluya. Shorera imizi mu Mana, izabumvishiza, izabakumvishiriza. Izabaneshereza. Ngewe ako toka shitani kwa jina la Yesu. Nigeze no kurota inzozi nduta, mbona umuntu araje aranize ngewe bimbaho rero, ariko namwe bizababaho nimwitaba uyu mugabo. Araniga, numva umwuka ugiye gushira. Noneho uwo twari turyamanye ngo yarumvaga kabisa ntera amaguru. Kandi koko numvaga naringiye. Hari ibintu byiba abantu ninjoro. Kandi ibyo bintu bijya bifata n'aba perezida, n'abasirikare bakomeye, n'abapolisi, n'abaminisitiri, ukajya kubona yakije vewiti ninjoro, yagiye igahanga mu kazu k'umupfumu, yagiye guparikayo, kumbe ngo ni ibintu byaraye bimuniga ninjoro. N'abakinnyi b'umupira birabaniga, ba misi birabaniga. Kuko hano ku isi mwabyemera mutabyemera, hari powers n'ebyiri gusa. Mwabyemera mutabyemera, hari imbaraga isi. Niyo mpamvu niyo wumvise ushobora kubona umuntu nimugoroba, hari umuntu naraye nishyuye amafaranga, noneho arangije aterura ibyo bizingo by'ayo mafaranga yose, ikizingo kimwe gisigara mu modoka ntiyakibona, cyaramucitse, kimanuka ku kuguru, kiba kigiye ku ruhande, gitwikirwa n'ukuguru. Noneho ngize gutya mba ndakibonye ko kirimo, kandi imodoka yari yanjye. Noneho numva ijwi rimbwiye ngo Charles we sunajua ati shijisho sha, iti shijisho ntihuga, iridahuza ntabwo rigira iki. Numva irindi rirambwiye ngo se Mutezintare, uraza kujya kubwiriza kwa Apotre Mignone muri ati shema, dore wibagiwe ayandi.
umugabo arandeba none nasanze yanyandikiye message arambwira ngo ariko boss ngo nabonye ukize ku mafaranga ngo nukuri ko Imana uzangere ngo uzanshakire nk'ibihumbi 100 nzabimuha. Rero hari ijwi rikubwira ati genda ugikore, akaba nirindiriza rikavuga ati muzewe uraje usaba we. Hari isi ebyiri nushaka uhitemo, ariko njye nakubwira ngo hitamo iryo rikubwira ibyiza we. Akajambo ka gatatu nari ngiye kubabwira, noneho ngo yimaze kubatsindishiriza ikamara kuba konvenka, ikamara kuguha amakorasi nkariye wahoze uduterera jaho nshuti yanjye, noneho ikamara kuguha kuryoherwa nabyo, ugatangira kugira utuntu tukwereka yuko uri umukozi wayo. Nuko erega batubabarire abatwumva batadukunda mwihanga, ariko twe niyo style de vie nubwo buzima. Nuko mama Karebe ejo bundi yarose inzozi, ararota inzozi hazirose madamu wanjye arazirota, tumva nkubwire dufata amafaranga runaka buri kwezi, ujye ugenda uyashira uriya muntu buri kwezi na apana bitu. Nuko tuba none harambwira ati okay ngiye kubiganiriza madamu umugabo wanjye maze numve uko bivuga. Abimbwiye asanga nanjye narabitwite bimaze iminsi bindi, ariko natera imibare nkabona. Turangije duhita turavuga tumva iki turacyanzuye, nimushare kwizera. Haleluya! Mwumvise igitambo wa mwana yatubwiye hari inyuma we. Ubwo twabyanzuye kandi ejo tuzayatanga ya mbere. Turabakozi biki ngo imaze rero kubatsindishiriza, ngo irangije ibahubwiza sha, ibahubwiza. Nigeze kumva Apotre Mignone aravuga ngo ibyo mutamenye, akantu mwarakumvise akantu kavuga ngo ibyo mutamenye ngo kuri we. Narakumvise ngo ubuhamya mutamenye kuri iki, ngo ukuntu yari afite inzu aba ahantu, niba ari mu Gakoki, niba ari mu Shekero, niba ariko shaburiya ntimukabona Imana yamamaza umuntu shaburiya aba yaraciye ahantu we. Nubona igihe cyo gusarura ko kigeze, jya uvuga ati kandi ntimukagire ishyari, ntimukagire ishyari we. Ariko kumutsindishiriza hariya ha, ikamutsindishiriza hariya ha. Nibuka ko hari n'ikindi gihe twavuze mu rusengero turi kumwe, haravuga yegeranya ububido n'ibiki byose, tujya gushaka umukozi w'Imana witwa Mbaraga mu Mutara, tujya kumusura umukozi w'Imana. Ntimukabona impano z'abantu zaka, mujye muceceka mwemere. Haleluya! Ibintu biba byaraciye mu muriro, bimaze kubatsindishiriza. Kandi ubwo yaguhamagaye ukitaba, ikakuneshereza ukanesha, itegura ubwiza rero sasa. Haleluya, haleluya! Iraza kugukubita impano, ujye uvuga bumve, utangira urote, nurangiza utangire wumva ibyishimo. Iminkanyari igira iki? Ni ukuri ko Imana hari abantu ntashaka kuvuga bo mu idini rimwe, ariko namwe muzabamenya, ariko basengera muri iryo dini. Umve nkubwire, nubwo yaba afite amafaranga ya hatari, ariko ubona hano
ariko Yesu madamu yavuze ngo abahiti ubwiza. Umuntu nubwo yaba ari mugufi ariko avuga Yesu, ye baba we, wahura nawe, haleluya haleluya, ukabona igikundiro cy'Imana kimuriho. Ibi bintu ntimurabibona koko? Waba ugenda ukumva akantu k'akamwenyu kakuriho, nta rubanza ufitanye n'umuntu, ukumva agatima kawe n'ukuri kw'Imana. Mu bintu bya mbere Imana izaduha n'ukumva umutima wawe udacirwa iki. Niyo ufitiye umuntu umwenda uramubwira ati sorry inshuti yanjye, nyihanganira mu minsi mike ndaze kwishura. Ariko mwebweho muri ubwoko bwagize iki? Isanga abantu Imana yagize iki? Abatambyi b'iki? Ayewe, haleluya haleluya. Mwabagabo, ibi bintu muzi ko nitwaga, naringiye kurivuga rya zina mwokagira Imana. Ntabwo ndi burivuge, ariko kubera ko ntari nzi gusoma ibihekane. Ese mwumvise ukuntu usoma? Mwabyumvise? Ntabwo mwabyumvise. Nshaka ahandi hantu usome se. Ariko n'ukuri kw'Imana niyirije iminsi 2 mu rusengero rw'abapanekoti, kubera ko ntabwo nari nzi gusoma ibihekane by'ikinyarwanda. Urumva nari naravuye hehe? Ngambo zo hanze. Noneho nibyo twarize Ikirundi. Ibihekane by'Ikirundi rero n'ibihekane ntibihura. Maze gukizwa nshaka gusoma ijambo ry'Imana, rirananira. None wa wundi utaruzi gusoma ibihekane we, ayiwe, umushumba wo muri Women Foundation araryama akamutekereza ngo aze kuza kubigisha. Haleluya! None yampaye nka data. Nabwiye madamu, ndamubwira madamu, wowe kandi wowe impamvu uri kumwe n'umuntu udasanzwe ariko ntujye ubyemera. Nukuri ko barakuza kubwiriza ubutumwa umuntu akaguha itorero rye ryo ku cyumweru ngo ngwino urihagarareho. Amprise runaka, amprise runaka. Ndagukunda Mana yanjye we, ndagukunda Mana yanjye. Gusa nababwiye ukuntu, nababwiye ubwiza namenye Imana aho hantu narindi. Nigeze kuvuga ngo ngiye guhinyuza rya jambo rivuga ngo njye kurihinyuza. Rya jambo rivuga yuko ngo nta sasu rizankora ku mubiri. Ndavuga ati ngiye kurihinyuza nde. Umunsi umwe kuko babonaga umunsi umwe nambara isengeri, nkuramo umupe nambara isengeri, niruka inyuma y'umuntu. Ndaciye nanjye ndamiruka, barankurikira, bagenzi banjye barankurikira. Ngiye mbona nguye muri kabutindi zahari, mba nikinze ku ntoki gutya, baba bohereje uruntu ruraza rurakubita, rutwara insina, rutwika ipantaro hakirage. Ndavuga ati haleluya, yabivuze. Nimuyikorera izabahemba,
nimuyiringire, nimuyiringire, nimuyiringire. Umuntu wari urimo hano muri iri teraniro akaba yumva atari yakamwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, narambura ikiganza hejuru. Itaba umuhamagaro nuko nguko biza nshuti zanjye. N'uwundi muntu wari urimo akumva ibi bintu harimo kubishidikanyaho, nawe narambura ikiganza. Kandi ntukarebe, hari umuntu wigeze kuririmba, nigeze gufatwa n'intege nke rimwe, mara amezi 5 narinda ahantu hamwe hashobora kujya gusenga. Noneho numva ibyaha by'inyongobezabugingo byaragize iki, byabaye byinshi. Noneho ngiye gusenga ahantu hamwe bitaga mu bibare. Noneho numva umukozi w'Imana aravuze ngo ngiye gutanga kadeseri. Ati kandi ako kadeseri uri bukumve niwe kazaba kagize iki, kagenewe. Havuga ngo turinde Mana, uturinde cyane ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka, uturinde we. Ntitajya babwira ati ni jyawe hagarara. Sinarebye ku bandi, kandi n'ijwi ry'Imana ryakubwiye ni wowe wenyine ribwira, kugira ngo nawe uze ube mu mukumbi. Haleluya, haleluya. Nawe uze utangire kuramya Imana. Niba utaruzi kuramya Imana, nawe utangire winjire mu mukumbi w'Imana. Rambura ikiganza niba utaratangira.